So guys, nongeye kuguha ikaze hano kuri Venke Empire, nawe mukunzi wa filime yacu Ibanga. So guys, rero murabizi ko filime yacu Ibanga episode 77 twayibahaye. Kandi episode 77 wabonye ukuntu igenze. Ese episode 77 uyibonye ute? Ese ukuntu irangiye niko bishakaga? Ese Niyori ukomeje kwishongora kuri Nyambo kuriya, Nyambo naramuka agiye bizagenda ute? Ese murabona Niyori atari kurengera? Murabona Niyori atari kugomeza gutesha agaciro Nyambo? Ese kabona ko Nyamba mukunda nawe agakomeza kumutesha agaciro kuriya, murabona bizaherera he? So guys, rero bari kuvuga mbere agera kuri yicano, kora subscribe hano kuri Venke Empire kugira ngo nawe ube wabasha ko umunyamuryango wa filime yacu Ibanga nkuko bikwiye. Kandi niba warakoze subscribe hano kuri Venke Empire, ndagushimira cyane, uri umuntu w'intwari wahisemo neza ko warakoze subscribe hano kuri Venke Empire. Kandi murabizi ko filime yacu Ibanga tugeze kuri episode 78. So guys, rero Niyori we akomeje kuja mu mazabira, Niyori akomeje kunyura mu nzira itariyo, Niyori utangiye kwihenura kuri Nyambo gutya, murabona ibye bizarangira ute? Ese Niyori utangiye no gucurira Nyambo ngo cyangwa se azikundanire na Dete, murabona bino bintu Niyori azabishobora cyangwa se bari kumushuka? Ese baba bari kumushukaho yahemukira urukundo rwa mbere, yahemukira umuntu umukunda kuriya? Ese mubona Nyambo adakunda Niyori kurusha Dete, cyangwa se Dete akunda Niyori kurusha Nyambo? So guys, ibitekerezo rero ni ibyawe, ni wowe wa mbere uba utegerejwe kugira ngo nawe ube watugezaho igitekerezo cyawe, ngo n'igitekerezo cyawe nacyo cyumvikanwe kibe cyanakurikizwa. So guys, rero murabizi ko twebwe tuba tubagezo behind the scenes zose za filime yacu Ibanga, kandi muze no kwihangana kubera ko filime yacu Ibanga hahindutsemo akantu gatoya ko kuba episode itari kubageraho saa 7 nk'ukuntu bikwiye. Ubu ngubu ni saa 8 twimukiye, mugiye kuza muyibona saa 8 nk'uko bisanzwe. Kandi filime yacu Ibanga murabizi ko butira tutayibahaye uko byagenda kose, keretse iyo haje mu tundi tubazo dutuma tutaba episode yanyu nk'uko bisanzwe ya filime yacu Ibanga. So guys, rero kwa Kiramani ho bakomeje kwiragiza Imana kugira ngo bebe babona Queen wabo, kandi turabizi ko Kiramani we na Queen urukundo rwo barurimo cyane. So guys, rero turabizi ko Papa Kiramani ntarava kwizima, kandi namwe murabizi ko Papa Kiramani nawe atazapfa kuva kwizima atarabona Tereza, kandi Papa Kiramani turamuzi ko ari umugome. So guys, rero nawe niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo muri rusange, ndetse ukaba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ndetse ukaba warakoze subscribe hano kuri Venke Empire, ndagushimira, uri umuntu w'intwari. Nawe utarakora subscribe hano kuri Venke Empire, ndagira ngo ukube wakora subscribe kugira nawe ube wabasha kuba umunyamuryango wa filime yacu Ibanga ndetse na Miss Nyambo muri rusange. So guys, rero murabizi ko twebwe tudatinda mu magambo, murabizi ko ibikorwa byo biza imbere. Twongere duhure ejo saa 8 tukugezaho episode ya 78 ya filime yacu Ibanga. Kandi murabizi ko Ibanga niyo filime ishobora kukubaka umutima, niyo filime ushobora kureberamo ubutumwa bwa kubaka iminsi zawe zose, ndetse niyo filime wareberaho ubutumwa ku buryo filime ahantu hose waba ugiye no kujya wayigiraho ibintu byiza ndetse ibintu byagufasha mu buzima bwawe bwose. So guys, rero ntabatindiye, ejo saa 8 nimuze kubura kuri Miss Nyambo tukugezaho episode ya 78, kandi murakoze, ndabashimiye.